ati nimwitegure intambara ku gihugu, ibintu bigiye kuba byakomera. Ati ibingibi ndimo kubabwira, tuzarwana, tuzaza mu by'ukuri tubashe kuba twarwana. Ibingibi yabivugaga abibwira mugenzi we, ati ibi bintu tugiye kuba twashoza intambara. Noneho mugenzi we atega ugutwi, arumvira, aravuga ati mu by'ukuri uyu mugabo kubera iki abashiye kuba yanshotora, nukubera iki ibintu abashiye kuba yabitinyuka. Turaza kuba twabivuga mu Gifaransa neza neza uko yaje kubivuga. Noneho nukuvuga ngo aba bagabo uko ari babiri bavuganye Igifaransa karahava, umwe ati intambara, undi ati intambara, umwe ati nzagutsinda, undi ati sintsindwa, undi ati nzagutera, undi ati sinterwa ahubwo ndatera. Mbese baterana amagambo. Gusa reka tubanze tubasabe, nimba mutarakora subscribe, nyaboneka mukore subscribe kugira ngo video zose dukoze mujye mubasha kuba mwazibona. Rero ati abaturage nimwitegure kuba mwahunga, nimwitegure kuba mwahura n'ibibazo bitewe n'intambara, bitewe n'amakuba agiye kuba yaba. Gusa cyane cyane turacyabibutsa ko mugomba gukora subscribe, nta kindi turabasaba no gukanda kwe buto subscribe, ubundi ibintu ukabasha kuba byagenda neza. Ati rero nditeguye hariya mu Kirundo, twararwanye hariya mu Kibitoki, ntabwo duteze gutsindwa. Undi nawe ati mu by'ukuri nimbura umugabo uzaze. Reka tumanze twumve uko babashi kuba baganira. Kandi mu by'ukuri iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro bagiranye uze kugitega amatwi kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza uko ibintu bihagaze hariya hirya muri kiriya gihugu ndetse no muri iki gihugu uko ibintu byifashe. Amakuru agenda aturuka hirya no hino aravuga ko mu by'ukuri aba bagabo baramutse bakuzenyejeho ashobora kuzaba amateka, ashobora kuzigishwa abana muri primaire, abana muri sogonderi, abana muri za universite, ugasanga barimo bariga amateka y'aba bagabo bo mu gihe baramuka bakozanyijeho, bikazaba ari amateka. Nawe ni ikintu utakwibaza, ni ikintu utabasha gutekereza haramutse hagize ushotora undi. Bamwe bati uriya afite igisirikare gikomeye, abandi bati uriya afite igisirikare gikomeye, undi ati by'ukuri buri wese abavuga ati ndakomeye, undi nawe ati ndakomeye, undi nawe akavuga ati nasenze Imana, undi akavuga ati nanjye narasenze. Ni nka kwa kundi amakipe ajya mu kibuga, bamwe bati twasenze Imana tubwira ko tuzatsinda ibitego, abandi bati twasenze Imana itubwira ko narwe tuzatsinda. Nukuvuga ngo buri wese ajya mu kibuga avuga ko Imana yamubwiye ko azatsinda. Ese byaramuka bibaye biramutse bigenze uko nguko, ninde watsinda undi, ninde wabasha kwegukana undi? Ni ibintu abantu benshi bagenda bibaza, ariko muri iki gitondo bitewe naho uherereye tukaba tugira duti nyaboneka wirinde kwihutisha video kugira ngo amakuru yose ari muri ya video ubashe kuba wayasobanukirwa. Twabwiye ko rero tugiye kuba twavuga uko baganiye, ko bagiye bavuga muri iki kiganiro, bakagenda basubizanya mu Gifaransa, undi mu Gifaransa, undi sometimes umwe akavuga mu Kinyarwanda, undi akavuga mu Cyongereza. Nuko ngo bavugaga mu ndimi eshatu: Igifaransa, Igiswahili, Icyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. N'igifaransa nicyo cyari cyinshi. Reka dutangire. Uriya mugenzi we yavuze ati je vais préparer la guerre au Rwanda. Le président du Burundi a dit que il allait préparer la guerre au Rwanda. Mais quand il dit qu'il va préparer la guerre au Rwanda, le président du Rwanda a dit que préparer la guerre, la question exclamative, tu préparer la guerre au Rwanda?
Les deux pays, Burundi et Rwanda, c'est comme les familles parce que Burundi et Rwandais parleraient au Kinyarwanda, parleraient français, même ces deux pays sont la même histoire. Mais quand il y a la même histoire, le frère ou bien le président du Burundi a dit que quand je prépare la guerre au Rwanda, je vais gagner Rwanda. Mais le Rwanda a répondu que si Burundi préparait la guerre au Rwanda, Rwanda va gagner Burundi. Tu comprends? Le président a dit que je vais préparer la guerre. Mais le président du Rwanda, oui, il ouvrira les oreilles et écouter la parole du président de Burundi. Quand il écoutait la parole du président de Burundi, il répond que ce n'est pas possible pour préparer cette guerre. ni ukuvuga ngo bateranya amagambo bagenda bavuga bati mu by'ukuri ngiye kuba nashoza ibibazo, ngiye kuba nagira uko ariko mwaravuga ati mu by'ukuri aba bantu ntacyo bakagombye kuba bapfa kubera ko ari abaturanyi. Ibi bintu rero nawe ni ikintu wakwibaza ukavuga uti pourquoi la guerre au Rwanda? Est-ce que c'est qui va gagner l'autre? Est-ce que le Rwanda gagne Burundi ou bien Burundi gagne le Rwanda? Ce n'est pas possible pour la parole du président. Le président dit que je vais préparer la guerre au notre président. Le peuple de Burundi dit que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comme la parole du président. Le président du pays dit qu'il va préparer la guerre de notre pays, de notre président. Est-ce que le président cherche qui? Président de Burundi cherche qui? Président de Burundi cherche quoi? Est-ce qu'il cherche le peuple du Rwandais? Il cherche le président du Rwanda? Il cherche votre pays Rwanda? Est-ce qu'il cherche quoi? Il va préparer la guerre. Ce n'est pas possible. Rero ibi ni ibintu bagiye bavuga mu Gifaransa, umva uko bavuze mu Cyongereza. I'm going to prepare the war against Rwanda. Because if I prepare this war, I will win. The information that is got from different people, they are saying that Burundians can't win Rwandans because Rwandans have a strong soldier, strong army. So it's like they're taking it as something which cannot happen because Rwandans have strong soldiers compared to Burundi soldiers. So as they continued to discuss, the president of Burundi was saying that nothing can stop him from preparing the war, but what is needed here is to bring peace in the region. Ibi bintu rero abagiye babyumva bagiye bavuga bati mu by'ukuri ibi bintu bishobora kuba byashoboka, abandi bati ibintu ntibyashoboka. Rero gusa ntabwo twavuga byinshi kuri inkuru, ariko twizere ko mu by'ukuri tuzakomeza kuba twabagezaho ibindi bigenda bitandukanye. Twizera ko mwadukurikiranye, Imana ibahe umugisha.